Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane. Ni Pastor Muteteri wongeye kubasuhuza Eugenie. Nkora umurimo w'Imana muri ministeri cyangwa itorero ryitwa PhD Ministry. Bisobanura Prophet Healing and Deliverance. Bisobanura ubuhanuzi no gukira no kubohoka. Dukorera 12 ku muhanda ujya Kimironko ku ishuri muri sare yaho ya Kigali Parents. Ndabakiriye nanone nongeye guterwa iteka no kunyura kubana namwe. Ndabashimira inkunga yanyu y'amasengesho, ibitekerezo, abaza gusengera aho turi. Mwese Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Uyu munsi rero ndifuza kuganira namwe ijambo Imana yashyize ku mutima, ariko mbere yuko turisangira cyangwa turiganira, reka tubanze dusenge. Mwami, ndagushima kuri Imana ikomeye kandi ndaguhimbaza kuko uri Imana ikiranuka. Ushimiye umwanya mwiza uduhaye, ndifuza yuko ubana natwe ugakomeza kudushyigikira mu buryo bwose Mwami. Imbaraga zawe zikomeze kubana natwe, amaraso yawe adutwikire Mwami. Ijambo turi bwige Mwami rihindure imibereho yacu, ubuzima bwacu buhinduke, tube icyaremwe gishya. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Haleluya. Ndashaka kuganira namwe uyu munsi, uyu mugoroba, ijambo rivuga ngo gukura umwanzi wawe iburyo bwawe igihe Satani ari iburyo bwawe. Twaganiye ku bintu byo kubaka igicaniro cy'Imana. Mu buzima bw'igicaniro ni ubuzima bw'amasengesho. Umuriro w'Imana uva mu ijuru ugatwika ubuzima bwacu, tugahinduka igitambo kizima gishimwa n'Imana. Twarabiganiriye, twabonye abantu benshi bubatse ibicaniro, Imana ivugana nabo, Imana ihindura imibereho yabo, Imana ihindura ubuzima bwabo. Uyu munsi rero ndashaka kubigisha ni ryari cyangwa ni ibihe bimenyetso ubona Satani igihe ari iburyo bwawe. Ndashaka kugira ngo ngende mbaganiriza cyangwa tuzagenda tuganira ibimenyetso bigaragaza igicaniro cya Satani iyo kiri mu buzima bwawe, iyo kiri ku muryango wawe. Ibimenyetso bigaragaza yuko umwanzi ari iburyo bwanyu, iburyo bwawe ni hantu ki? Bibiliya ivuga neza ku buryo bw'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 16 umurongo wa 8. Igitabo cya Zaburi 16 umurongo wa 8 haravuga ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Haleluya. Noneho yisomye icyo gice umurongo wa 11, uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Iburyo bw'Imana, iburyo bw'umuntu. Imana ni imbaraga zacu. Igihe Imana iri iburyo bwawe, ibintu byose birahinduka. Igihe Imana iri iburyo bwawe, dufata urugero nko kuri Yubu. Igihe Imana yari iburyo bwe, ibintu byari bimeze neza. Yari afite urubyaro, yari afite ubutunzi, yari afite amahoro, yari afite icyerekezo cyiza cy'ubuzima. Ariko Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe Satani ahagarara iburyo bwe. Haleluya. Yesu nashimwe. Yubu 30 umurongo wa 12. Igihe Satani ari iburyo bwacu, Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Igitabo cya Yubu ibice 30 umurongo wa 12. 30 umurongo wa 12 niho tugiye gusoma. Bibiliya iravuga ngo iburyo bwanjye hahaguruka igitero, basunika ibirenge byanjye, bagatesha inzira zabo zirimbura. Bantegesha inzira zabo zirimbura. Ubwo urumva Yubu ko avuga. Ni igihe rero Satani yari amaze kumusaba, avuga ngo Yubu ni umukiranutsi, Imana imwishimana. Nuko Yubu arangije, Satani avuga atoya, timume mugerageze. Yesu nashimwe cyane. Rero ushobora kuba uri umuntu wamenye Imana, Satani akakugerageza, akagusaba, akaguhagarara iburyo. Ni ryari uzamenya iburyo bwawe ko Satani ahagaze? Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 109. Zaburi 109 umurongo uhereye ku murongo wa 6. Umutwarishe umunyabyaha, mureze ahagarara iburyo bwe.
umurezi wacu ninde? Ibyahishuwe 12 umurongo wa 10 ngo umurezi wa bene data waregaga amanywa nijoro ari we Satani. Igihe ijuru ryishimaga ko Satani amanutse mu isi, ariko aravuga ngo ariko isi ibonye ishyano kuko ayimanukiye n'umujinya mwinshi. Igihe rero kuri bya bicaniro navugaga, hari igicaniro cy'Imana, hari n'igicaniro cya Satani. Igihe igicaniro cya Satani kiri iburyo bwawe, ibimenyetso ugiye kubibona, nibyo tugiye gusoma. Nacibwa urubanza asohokera umutsinzi. Ni igihe cyose niyo wagira ibibazo ukagerageza kuburana nk'abandi, ibyo ni ibimenyetso bikugaragaza ko Satani ari byo bwawe. Nabwo ugira ibibazo, umwanzi imanza zose uburanye uratsindwa. Gusenga kwe guhanywe n'icyaha, amasengesho y'umunyabyaha Imana ntiyumva. Igihe cyose izo mbaraga zituma amasengesho yatumvikana, iminsi yo kubaho kwe ibe mike. Uyu ni umwuka wo gukenyuka, uyu ni umwuka wo gupfa, abantu bagapfa bakiri bato. Ibi ni ibimenyetso igihe Satani ari buryo bwawe. Ubutware bwe busubire mu ndi. Ni igihe uvunikira ibintu, igihe cyo gusarura umwanzi byose akabitwara, bakagusimbura, hakabaho umusimbura. Yesu nashimwe cyane. Kandi ibintu warabivunikiye, ubutware bwawe bukajyamo abandi, umwanzi yari buryo bwawe. Yesu nashimwe cyane. Umurongo wa 9, abana be babipfubyi. Ibyo turabibona cyane mu miryango yacu. Umugore we abe umupfakazi. Igihe Satani ari iburyo bw'umuryango, hari ibimenyetso bigaragara. Abantu b'abapfakazi, impfubyi ziba nyinshi, abapfakazi baragwira mu muryango. Bibiliya ikavuga ngo umwishyuza abana be, umurongo wa 10, abana be babinzererezi basabiriza. Ibi murabibona, abana bacu bari mu mihanda ahantu hatandukanye, abantu mu miryango babinzererezi. Cyane cyane ndashaka kuvuga ku mwuka w'abagwagasi, abantu bapfuye badahambwe, abantu tutazi n'uyu munsi aho abantu bacu baguye. Rero mu muryango wacu, mu miryango yacu nyarwanda, bagiraga serivisi baha abo bantu bapfuye badahambwe, baguye ku gasi. Rero iyo myuka izana ingorane zo guteza abantu ubuzererezi, uburara, abantu bakabinzererezi, basabirize. Ibyo turabibona, bashakira ibyo kurya kure y'umusaka wabo. Umuntu akava mu ntara akaza i Kigali ngo niwe igisubizo kiri, nabyo ntibishoboke. Mukaba mufite wenda n'amasambu, ariko izo mbaraga zigatuma mutahabonera n'umugisha, mutahabonera n'amahoro, mukiruka mukazerera. Uwo ni umwuka umwishyuza atega ikigo y'ibyo afite byose. Izo ni kenshi ni amadeni, ni za banki dukoramo, ibintu byose bakabijyana. Yesu nashimwe cyane. Ugakorera banka ukagera mu rwego nta kintu na kimwe uba ufite. Abanyamahanga banyaga ibyo yaruhiye, ibintu gutezwa cyamunara, ibintu byose waruhiye wubatse, amazu wubatse akajyanwa n'abanyamahanga. Yesu nashimwe cyane. Cyangwa ugakena ukagera mu rwego amazu yawe n'ibyawe bishyiramo abapangayi, ukajya nawe gukodesha. Iyi ni imyuka, ni ingaruka z'iyi myuka y'abagwagasi. Igihe abagwagasi bari iburyo bwawe, haleluya, ntihazagire ukomeza kumugirira neza. Ni igihe ni ukuri abantu bose bakuzinuka bakakwanga, nibagukunde, nibagushyigikiye, ngo ntihazagire ukomeza kumugirira neza. Nukugiriye neza ni akanya gato akakuzinuka, nomero bakazikupa, ukabaho icyangiro, ukabaho umwanga, abantu bakakwanga. Ntihazagire ukomeza kukugirira neza. Ayiwe, ntihazagire ubabarira impfubyi ze. Yesu nashimwe cyane. Rimwe na rimwe hari ubwo dupfusha abavandimwe, ugasanga nyine imiryango iravuga ngo aba bana tuzabafasha, ngo tuzagera gute, ariko igihe umwanzi ahagaze iburyo bwawe, inshuti yanjye, abana bawe ntibafashwa. Nta muntu ushobora kugufasha, nta ugufashiriza abana, nta ugufashiriza umuryango, ntibyashoboka. Iyi ni imyuka mibi cyane. Urubyaro rwe ruzarimburwe. Ibi ni byo bintu bya Satani akora. Imiryango akayirimbura, abantu mu muryango akabarimbura, abantu bagashira, abantu bakarimburwa na kanseri, abantu bakarimburwa na diabete, abantu bakarimburwa n'izoga, abantu bakarimburwa na sida. Umwanzi akarimbura umuryango wose. Yesu nashimwe cyane. Mu gihe cy'izabo, mu gihe cy'abuzukuru izina ryabo rizasibangana, abantu bakazima, inzu y'abantu ikazima,
umuryango ukazima, izina rigasibanganywa, n'abuzukuru bagapfa, n'abuzukuruza bagapfa, n'ubuvivi bwabo bugapfa, abantu bakaba bake, abantu bagashira igihe umwanzi ari iburyo bwabo. Nuko yateye kwa Yobu, amara ibintu, yica abana be bose, umugore aramuta, igihe Satani yarahagaze iburyo bwe. Yesu nashimwe cyane, ahagarara iburyo bwe, agera no ku mubiri nawe arawusaba. Ibintu amaze kubimara, ibintu byose bishize, Yobu ibintu byose birangiye, Satani asubira ati noneho mumpereze ubugingo bwe. Imana yamubwira ngo uzakore ku mubiri ariko ubugingo ntuzabukore. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo gukiranirwa kwa basekuruza kwibukwe ni Uwiteka, ibyaha byabanye nabyo gusibanganywa. Bibiliya ivuga yuko Satani ari umurezi. Mu Byahishuwe 12, Satani ni umurezi, aturega amanywa n'ijoro, ngo abaturega ibyaha by'abasogokuru, by'abasogokuruza, ibyaha by'ababyeyi bacu, kuko Bibiliya imwita umushinjacyaha. Akajya imbere y'Imana akaturega ibyaha dukora, akaturega ibyaha by'ababyeyi bacu, akazana ibyaha by'abasogokuru n'abasogokuruza, akimuka akajya no mu muryango wo kwa mama wawe, nawe akavuga ibyaha bya mama wawe, akavuga aho ukomoka, kuko umuntu uko ateye akomoka ahantu habiri, akomoka mu busabane bw'ababyeyi babiri, umupapa n'umumama. Rero hari imbaraga ziva kwa mama wawe, hari imbaraga ziva kwa papa wawe, nubwo ubwoko tububara ko ari ubwoko buva ku mugabo, ariko hari imyuka iba yarakoreneje umuryango uba warashatsemo, noneho iyo mbaraga ikananiza abana bawe, ikananiza urubyaro rwawe. Rero Satani ngo no kwa mama wawe agerayo, akajya kwibutsa ibyaha byabo, akerekana ngo bibe imbere y'Uwiteka ubudasiba, kugira ngo arimbure kwibukwa kwaba gukure mu isi. Ntubizi ko Satani ari umurimbuzi se? Niko Bibiliya ivuga ngo Satani ni umurimbuzi, ajya imbere y'Imana akibutsa Imana ibyaha byose by'umuryango. Igihe Satani ari iburyo, imiryango irarimbuka, abantu barazima, abantu baba bakene, abantu barakena, abantu barakenyuka. Yesu nashimwe cyane. Satani yari iburyo bw'umuryango w'umukozi w'Imana witwa Zakariya. Tubisanga muri Luka, igitabo cya Luka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ntago ndimo ndagaragaza igihe umwanzi ari iburyo bwawe, igihe Satani ari iburyo bwawe. Igitabo cya Luka igice cya mbere, umurongo wa 6 kugera ku murongo wa 11. Bibiliya iravuga ngo bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko y'imihango y'Umwami Imana, bose ari inyangamugayo. Ariko ntibageraga umwana, kuko Elizabeth yari ingumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Iyi myuka ihagaze iburyo bwawe, abantu babingumba, abantu baba bake, abantu babyara abana bake, umuntu akabyara umwana umwe bikarangira, akivuza ahantu hose bikanga kubera izi mbaraga. Yesu nashimwe cyane. Ngo bari abakiranutse, ngo ariko ntibageraga iki? Abana. Yesu nashimwe cyane. Ngo nuko Zakariya yari agikora umurimo w'ubutanga imbere y'Imana, kuko umugabane we wari utahiwe n'igihe. Ubufindo buramufata, kuko umugenzo w'abatambye wari uri, ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Muri icyo gihe koserezamo imibavu, rubanda rwasingeraga hanze. 11. Maze marayika w'Umwami Imana aramubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Haleluya. Amubonye, Zakariya amubonye arikanga, agira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeth azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezerwa kuvuka kwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Igihe uyu mwuka w'abagwagasira iburyo bwawe, ntubyara. Kubyara biba intambara, n'iyo ubyaye ni ibibazo. Yesu nashimwe cyane. Iyi myuka ni imyuka abantu bitwararikaga, uruhererekane rw'ibisekuru, bavuganaga nabo bakababwira bati rero uko uruhererekane rw'abana, uko abantu bavukaga, uko imiryango yororokaga. Ariko mu muryango tugira umuntu, abantu baguye ku gasi tutazi aho baguye. Rero hari serivisi tubaha, dukora dutya, tubaha inzoga,
babashakira n'abageni. By the way, babasakiraga n'abageni, abashakira abageni, wapfuye udashatse akira umugeni. Bahungu babo bakababwira, bakagira ibintu babakoresha, bakagira imihango bakoresha kugira ngo bazaramire abo bageni bazanye, baramire mu rugo. Mungu akaba yavuga ati wapfuye udashatse, ariko dore umugeni mushakiye. Yesu nashimwe cyane. Rero iyo myuka, ibimenyetso bigaragaza ko umugwagasi ari iburyo bwawe, akubuza kubyara. Abantu babingumba, kubyara biratinda, akupura ubyara. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amara ibintu iyo serivisi idakozwe neza. Umuntu akaba yari umuntu ufite ibintu, abantu bamuzi ko ari umukire, atunze ibintu, igitondo kimwe bikayoyoka byose. Yo Satani ahagaze iburyo bwawe, kuko yasabye Yubu, ibintu birashira. Umuntu agahinduka umutindi, umuntu agafashwa nabo yafashaga, ndetse bakanakuzinduka nabo niba nagufashe, kubera izo mbaraga ngo ntihazagira umugirira neza. Abana be bazaba imfubyi, abana be bazaba inzererezi. Hari n'abantu iyi myuka iteza abantu bakabura, bavuga ngo umuntu ngo yaragiye, ngo tumuheruka ajya i Bugande, tumuheruka ajya hehe, abantu bakazimira, abantu bakabura. Dore ibimenyetso rero bigaragaza iyi myuka iyo iri mu muryango. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ingaruka zayo, abantu benshi bagwa ku accident, abantu benshi bagwa ku mpanuka. Yesu nashimwe cyane. Iyi myuka irakenyura, abantu barapfa, bapfa bakiri bato, ari abasore, ari abagabo bato, ari abagore bato. Iyi myuka iteza ubukene, umuntu agakora ariko agakomeza kuba umukene. Iyi myuka iteza ibihombo, ngo ndavuga ku bantu bagerageza gukora za business, ukazana kontineri ugasanga baguhaye pirate, kandi waragiye mu Bushinwa wenda kurangura konteina zose bakaguha pirate, ugahomba, ukava ku isoko, ukava mu bacuruzi bagenzi bawe, bikabirarangiye. Iyi myuka isenya amago cyane, yuko bajyaga bayishakira. Yavuga ati wapfuye udashatse akira umugeni, wapfuye utarongowe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Iyi myuka isenya amago, abantu bagahunga, nizo za divorce, kubera yuko uwo mugore ntabwo aba ari uwawe, aba ari uwundi muntu nawe wapfuye, kandi umuntu wapfuye ntabwo ashaka, umuntu wapfuye nta kintu na kimwe. Ariko izo mbaraga zigasohora uwo mugore cyangwa zikananiza uwo mugabo, ugasanga abantu bari mu mago ariko ntibuzuze inshingano zo kuba abagabo, ntibuzuze inshingano zo kuba abagore. Abana bakagwa muri icyo cyuka, bakagwa muri izo ngorane n'imibanire y'ababyeyi. Za divorce niho nyinshi zituruka, iteza uburara. Abana bacu bakatunanira, abana bakabibirara, bakanywa amayoga, bakanywa urumogi, bakanywa amatabi, bakanywa za kokayine, abana bakababura, umwana agahora agenda. So iyi myuka rero iteza ikibazo cyo kuzana uburara. Ubwo ndavuga ku bagwagasi, iteza inzoga nyinshi, kuko narabasobanuriye bihango myinshi yakorwaga, abantu bakoreshaga inzoga cyane, kuko nta kintu kidakorwa kitarimo inzoga. Iyo nzoga, iyo service bamenyereje gutanga, baha abo bantu inzoga. Iyo habuze umuntu ukora iyo service, izo mbaraga zitoranya abantu mu miryango, zikabafatira, bakaba ingwate zabo, bakaba basinzi, bagahora banywa amayoga amasaha 28, kubera abantu bakaba basinzi ku manywa, bakaba basinzi nijoro, kubera izo mbaraga. Kindi iyi myuka nyine nkuko nababwiye iteza n'urwo ruzerero. Haleluya. Iyi myuka iteza ibisazi, abantu bagasara, bakazenguruka, bakagenda, kubera ko nyine ari abagwagasi. Nyine umuntu akazerera, akabyuka, agasara, agacanganyirwa, akava hakajya ahandi. Iyi myuka iteza inyatsi, ikintu cyose kiza uracyamburwa, cy'agaciro cyose urakijya. Biravuga ngo abanyamahanga babe mu byo yaruhiye, umwishiza atega ikigo cy'ibyo atunze byose. Sini za banka, ni ibintu twakoreye, cyangwa ugapangana n'umuntu projet, yarangira byose akabigutwara, ugasigara uri maskini, cyangwa ukaba igikoresho cy'uwo muntu. Abantu bakagukoresha bagakira, wowe ugasigara uri wa wundi, ibitekerezo by'abandi bakabyungukiramo.
izi ni imbaraga igihe umugwagasi ari iburyo bwawe. Rero ndagira ngo wakwibaza, none se byagenda gute kugira ngo iyi myuka nyikire? Ko ndeba ibi bintu byose biri ku buzima bwanjye, ko ndeba ibintu byose mbifite, byagenda gute kugira ngo nyiri iki kibazo? Haleluya! Reka nkubwire, ni ibintu bike cyane, ni nka bibiri shaka kugira ngo uburyo twakiriye imyuka. Icyambere, ugomba kumenya ko mu miryango yacu aho dukomoka ibyo bintu byahabaga, ukabyemera. Kuko iyo umuntu yemeye, n'ubusanzwe no mu butabera, iyo umuntu yemeye icyaha agabanyirizwa ibihano. Tugomba kumenya yuko dukomoka mu miryango yaciye muri izo periode, yaciye muri ibyo bihe. Yesu nashimwe cyane. Matayo 17 umurongo wa 21, icyambere ugomba gukora. Haleluya! Yesu nashimwe. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Ni ugufata ibihe byawe byo gusenga, ugasenga, kwiyiriza ubusa, ugakura Satani iburyo bwawe. Umunsi Satani yavuye iburyo bwa Zakariya, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Umunsi Satani yavuye iburyo bwa Zakariya, yabyaye Yohana. Ubugumba bwararangiye kwa Zakariya na Elizabeth, ngo azakubera umunezero, azakubera ibyishimo. Rero nshuti yanjye, ugomba kwiyiriza ubusa kandi ukanasenga, ukabwira Imana uti Imana, nkura abagwagasi iburyo bwanjye, niba iburyo bwanjye, iburyo bwawe ni umugisha. Ndibuka ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro 48, iyo uhereye ku murongo wa 14 kugera kuri 18, havuga inkuru ya Yosefu yazaniye se Yakobo abana Efurayimu na Manase. Haleluya! Bibiliya ivuga ngo nuko Isirayeli anyuranya amaboko, uwari imfura amushyiraho, uwari ubuheta amushyiraho uburyo. Ngo nuko Yosefu aravuga ati papa, wikora ibyo bintu, ntago bibaho, wihinduranya abana, imfura niyo igomba kubona umugisha. Aramubwira ngo ibyo ndabizi mwana wanjye, nabikoze mbizi, ngo umutoya azaruta umukuru. Haleluya! Ni ukuvuga ko Abisirayeli bizeraga neza yuko ukuboko kw'iburyo gufite imbaraga, kandi twabibonye ukuboko kw'iburyo kw'Imana ni imbaraga zayo. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Rero iyo umwanzi ahagaze iburyo bwawe, anyuranye ibintu, umugisha wawe w'ufura akawutanga, umugisha wawe akawuha abandi. Yesu nashimwe cyane. Tuzirikane yuko Satani ari umujura, niko Yohana 10:10 havuga. Ni umujura, ni umurimbuzi, ni umwicanyi. Icyo nicyo cyamuzanye. Rero izi mbaraga zica ibyacu, izi mbaraga ziba umugisha wacu, izi mbaraga ziba amahirwe yacu, izi mbaraga ziba ubuzima, kandi izi mbaraga zirarimbura. Yesu nashimwe cyane. Nta kindi, ni Satani wacaga muri iyo nzira kugira ngo abone uko afata imiryango, akorane n'abisezerano. Bibiliya ivuga ngo bene uwo mwuka rero nta kindi kintu kiwukuraho uretse gusenga, kwiyiriza ubusa no gusenga. Imana irashaka ko wiyiriza ugasenga, n'ibi bimenyetso ubibona. Kindi cya kabiri tubisanga muri Daniel ibice 9 uhere ku murongo wa 3 na 4. Daniel umva uko yabigenje, ngo yamaze gusoma ibitabo afata icyemezo. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Imana yashaka kubohora nshuti yanjye wowe unyumva. Imana yashaka kubohora ubuzima bwawe. Imana yashaka kugukiza. Umurongo wa 2 Daniel ibice 9 umurongo wa 2 kugera kuri 4 haravuga ngo muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, ngewe Daniel nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70. Byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu, senga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira. Icyambere ugomba kwaturira Imana. Nyagasani Imana nkuri y'igitinyiro ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibamba bayikunda bakitondera amategeko
yayo. 5, twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye turateshwa, tuva mu mategeko n'amateka yawe. Haleluya. Ugomba kwaturira Imana. Urumva Daniel imbere yuko asenga yasomye ibitabo, areba asanga imyaka bagomba kumara i Babuloni yararenze, yo Yeremiya yari yarahanuye, umukozi w'Imana Yeremiya. Ngo nuko amaze gusoma ibitabo atangira gusenga. So rero ibi bintu ni bike mu byo nkubwiye. Nujya imbere y'Imana uzasobanukirwa ibirenze ibi. Umwanzi ava iburyo bwawe, waturira Imana, uyibwira uti Imana, ndemera neza yuko abagwagasi babaye mu muryango wanjye, ariko ndasesa isezerano ryose ryakozwe ku muryango wanjye, umuryango wanjye wakoze. Abakoze amasezerano ashobora kuba ari ababyeyi bawe, ashobora kuba ari ibisekuru n'ibisekuruza. None iryo jambo rikaboha ubuzima bwawe n'izo serivisi bakoraga. Kandi nkwibutse ikintu kimwe, uwapfuye ntagira imbaraga, wapfuye ntagira ubushobozi, ahubwo Satani yiyitirira iryo zina ry'uwo muntu, uwo mudayimoni agatangira kuboha umuryango agendeye ku mategeko na serivisi bamuhaga. Rero iki ni igihe cyawe cyo gukura Satani iburyo bwawe. Ngo nuko yaturira Imana. Tugomba kwaturira Imana, tugomba gukizwa. Wowe utari wamenya Yesu ukamwakira kugira ngo mbenagure izo mbaraga, kuko biravuga mu gitabo cya Yohana ngo cyatumye umwana w'Imana yerekana no kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Icyo nicyo cyerekanye Yesu, no kugira ngo amareho imirimo ya Satani yose mu buzima bwawe, mu muryango wawe. Rero Imana irifuza yuko uhagarara ukakira agakiza utari wakakira. Wowe wakakiriye ukiyiriza ubusa, ugasenga, ugakura Satani iburyo bwawe, kugira ngo Yohana avuke, umunezero mu muryango uvuke, ibyishimo mu muryango bivuke, umuntu udasanzwe avuke, amasezerano yanyu muyabone, muve muri ubu buzima, muve muri ubu bubata, mumenagurize imbaraga, muhagarika aksidi wanyu, muhagarika ubusinzi, muhagarika gusenya amago, muhagarike divorce. Imana niwe uhagurukije muri iki gihe kugira ngo uhaguruke usenge, kugira ngo marayika Gabriel akuzanira ubutumwa. Haleluya. Nubwo bari abakiranutsi ariko bari ingumba. Kuba narakijijwe, kuba nzi Yesu ntago bizambuza kugira ibibazo, ariko nimpaguruka nkasenga, nkiyiriza ubusa, nkaturira Imana aho nkomoka. Kuba warakijijwe ntago bigukura mu muryango. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Mariko ibice 5, Yesu akijije uriya mugabo wabaga mu marimbi. Yaramubwiye, umugabo yabwiye Yesu ngo ndumva nifuza kugendana nawe, ndumva nifuza kugukurikira. Yesu aramubwira ngo subira mu muryango w'iwanyu. Reka nkubwire, Imana iduha agakiza, ariko idusaba gusubira iwacu kugira ngo tugire ibintu dukorana nayo, kugira ngo tugire ibintu duhindura, kugira ngo dukure Satani iburyo bwacu, kugira ngo dukure Satani iburyo bw'umuryango wacu. Ibyacu byose ntago Satani azongera kubyica, ntago azongera kubyiba, ntago azongera kubirimbura. Umuryango yacu nizongera kuzima, ntago izi mbaraga zizakomeza guhagarara iburyo bwacu. Iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo uhaguruke, uvuge ubutumwa, uhaguruke usenge, uhaguruke usenye amasezerano. Bibiliya iravuga ngo isezerano ryose rikomereye abantu babiri bakiriho, ngo ariko uyu umwe apfuye rirasenywa. Nico gituma uyu munsi Imana mu gitabo cy'Abagalatiya ivuga ngo niba umuntu apfushije umugabo akiri muto yemerewe gushaka, kuko isezerano rya mbere riba ryarapfuye. Rero nshuti yanjye, rero iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo usese amasezerano yose Satani yakoranye n'umuryango wawe, uhagarare mu cyuho nk'umutambyi. Narakubwiye ngo igicaniro kigirwa n'umutambyi, umutambyi akubaka igicaniro. Rero iki ni igihe cyo kubaka igicaniro, ni igihe cyo gusesa amasezerano yose y'abagwagasi, bakava ku buzima bwawe, bakava ku muryango wawe, bakava ku buzima bwawe, amateka yawe agahinduka. Naje kukubwira ngo izo mbaraga warazihawe, naje kukubwira ngo ufite ubwo bushobozi. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha, Imana ikwagure, Imana igutabare. Gusenga kwawe kumvikana imbere y'intebe y'Imana. Ntucike intege, komeza ukorera Imana. Ntucike intege, ongera wizere Imana. Ntucike intege, komeza. Ngo Zakariya ntigeze acika intege, nubwo byari ibihe bikomeye. Zakariya ntigeze acika intege, yakomeje kuba umutambyi, ubufindo bumufasha, akomeza kujya kotsa imibavu. Haleluya. Komeza usenge, komeza wizere Imana. Igihe nikigera Imana izagutabara, igihe nikigera Satani azava iburyo bwawe. Bibiliya iravuga mu gitabo cya 42, Yobu igihe yari amaze gusengera abavandimwe, abantu bose abasabiye imbabazi, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka aramwunamura
Haleluya. Ngo Uwiteka aramwunamura amuha inshuro ebyiri z'ibyo yari atunze. Uwiteka aramwibuka yunamura Yobu. Reka nkubwire, uhereye uwo munsi Yobu ntiyongeye gusabwa n'umwanzi. Ni igihe rero Imana iguhagurukije kugira ngo usenge, ukura abagwagasi iburyo bw'iwanyu, ukura abagwagasi muryango, uba bava iburyo bw'umuryango wawe, bava iburyo bw'urugo rwawe, bava iburyo bw'abana bawe, bava iburyo bw'imikorere yawe, bava iburyo bw'imisengere yawe. Impinduka ibe. Imana iguha umugisha, kandi nizeye yuko Imana igiye kubikora ku buzima bwawe. Haleluya. Reka dusenge. Data, turagushima kuri Imana ikomeye, kandi turagushima kuri Imana ikiranuka. Mu kubaho kwawe hari imbaraga Mana. Ndasengera umugabo unyumva, ndasengera umugore unyumva, ndasengera umukobwa unyumva, ndasengera umuhungu unyumva, ndasengera buri muntu wese unyumva, uwakiriye Yesu, utari wamwakira umuha ubushobozi bwo kumwakira. Uwiteka Nyiringabo, uwamwakiriye umuha imbaraga zo guhangana n'iyi myuka. Ndakura abagwagasi ku buzima bwacu, ndasenga amago yacu nazongera gusenyuka. Ndakura ubusinzi mu muryango, ndakura umwuka w'inzererezi, ndakura umwuka utwambura ibyacu, ndawumenagura mu maraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndawumenagura mu muriro w'Imana. Ndasenya icyo gicaniro cy'abagwagasi kiva uburyo bwacu. Umuntu wese unyumva ahabwe ubutsinzi, ahabwe imbaraga, ahabwe kunesha. Urakoze Mwuka Wera, kuko ugiye kuduha izo mbaraga zo gukura Satani uburyo bwacu. Turakira Yohana wacu, turakira Yohana turamwakiriye. Mana, urakoze ko hari ikintu gisha ugiye gukorana natwe mu miryango yacu no mu buzima bwacu, kandi bigiye guhinduka. Urakoze, icyo gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Nomero zanjye ni za zindi 0788 566 0756. Wanerefona, wangira inama, wampa ikifuzo cyo gusenga, dukomeze gufatanya. Ndabizi neza yuko Imana izadushoboza kwimuriza imbaraga, tukaba amahoro, tugahabwa umugisha Imana yaduteguriye. Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abaha umugisha, Uwiteka abagure. Iki cyumweru muzabona ukuboko kw'Imana, iki cyumweru muzakira indwara, iki cyumweru amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti azabatwikire. Turakomeje, buri wa gatanu nakira abantu kuri biro yanjye ikorera Kanombe mu Busanza. Ndakwakira, kandi ndabizi neza yuko ngwino dusenge, Imana izahindura imibereho yawe. Ikindi, buri cyumweru turasenga, buri wa gatanu turasenga. Cyumweru cya kabiri ni cyumweru cya nyuma kuri PhD Ministry. Karibu, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, kandi Imana ikwagure muri byose. Imana iguhe guhishurirwa birenze ibyo gihe nguhaye. Komeza ushaka Imana, uzamenya ikiguhagaze iburyo. Imana ikugirire neza. Shalom shalom. Nakagaruka ku cyumweru ndagutumiye. Imana ikugirire neza. Urakoze.